Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana aho uherereye hose. Ni mwene so Iranzi Alfred. Uyu munsi reka tuganire ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 28, hanyuma turasoma duhereye ku murongo waho wa gatatu. 28 ibyakozwe n'intumwa duhereye ku murongo waho wa gatatu. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera, ntimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, ntiyagira icyaba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Yesu ashimwe cyane. Iki gihe Pawulo yari ari mu nkuge hamwe n'izindi mbohe, barimo kujya kuburana imbere y'umucamanza, nyuma y'uko yaranyuze mu manza nyinshi ariko bakamuburaho amakosa. Hanyuma rero barimo bagenda, bari bamaze iminsi 14 isaga barimo bagenda mu nyanja, kandi bafite inzara, bashonje, bakonje cyane. Abo muri icyo gihugu babagirira impuhwe, babacanira, babaha umuriro, barabakira. Hanyuma Pawulo aza gufata inkwi, arazegeranya, aracana. Hanyuma mu gucana muri za nkwi yari yazanye hasohokamwo incira, inzoka. Yesu ashimwe cyane. Satani yari yamuburiye mu nyanja, mu muhengeri, mu muyaga mwinshi yari yagiye amuteza, aramubura ntiyapfa. Arangije Satani yihinduranya mu nzoka kugira ngo noneho amurume. Abantu bo muri icyo gihugu bakurikije ubumara bw'inzoka baravuga ati tayari uriya muntu arapfuye, ariko bategereza ko abyimbirwa ntibabibona. Ngo Pawulo akunkumurira ya nzoka, ayikunkumurira mu muriro, ariko yacanye. Ndagira ngo nkubwire ngo yayikunkumuriye mu muriro yacanye. Ibikuruma ukwiye kubikunkumurira mu muriro ariko wicaniye. Sinzi niba ubyumvise. Ukwiye kubikunkumurira mu muriro ariko wowe wacanye. Yesu ashimwe cyane. Pawulo ntiyagira icyaba. Haleluya. Nubwo inzoka yari yamutayemwo ubumara, ariko kuko Imana yari imufiteho umugambi, Imana yari yamubwiye yuko agomba kugenda ari buburane. Yesu ashimwe cyane. Kandi Imana yari ifite gahunda. Nubwo mu kivu, nubwo mu nyanja hajemwo ibyagombaga kumwambura ubuzima kandi byasaga n'ibigaragara, ariko Imana kuko yari ifite gahunda yarabimurinze. Satani yihinduranyiriza mu nzoka, inshira iraza iramuruma, ariko nabwo ntiyagira ikintu aba. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ibikuruma birahari. Satani yakuburiye hamwe agushakira ahandi. Iyo akuburiye mu bana agushakira mu bo mwashakanye. Iyo akuburiye mu kazi agushakira n'ahandi. Ariko ukwiye gucana umuriro ukunkumuriramwo ibikuruma. Ukwiye kuba wawucanye, ukwiye kuwicanira kugira ngo ubone uko ukunkumuriramwo ibikuruma. Niryo jambo nkubwiye, uryumve cyane, umwuka bigusobanurire kurushaho. Yesu ashimwe cyane. Ukwiye gucana umuriro ugakunkumuriramwo ibikuruma, kuko ni byinshi kandi birakugarisha. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana ikwiteho.
ugubwe neza muri Kristo Yesu. Shalom shalom.